mfite byinshi byiza ndashinguye ndi muremure nseka neza mfite n'ibisusu ibisusu araza kunsobanurira ibyo ari byo kandi ubizi ubifite tubwira ahubwo tubwire mfite amaso meza uradukuramo Rayban urazikuramo gatoya okay niyo wazimanura gutya kuko yazimanure gatoya ihangane uzimanure gatoya wow Emiye niba ari kutwumva zooming areba amaso areba se muri kamera aha okay shaka koze ibyura nese kuki wa reaction no kubera izuba ni ryinshi cyane hano aha ibindi bintu byiza wiziho nibihe mfite fosete nekera ibindi ariko ujya wivuga niba ufite ibyiza ujye bivuga twarekeye aho ibindi ujye bivuga umva ngo n'amasoso ngo ibisusu ni biki oya ibisusu sina keti ibisusu ni biki ntabyo Reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza ndabashimiye mwese mwafashe no mwanya kugira ngo mudukurikire muri kino kiganiro cy'uyu munsi ndetse abantu mwese mwamaze gukanda subscribe kuri no chaîne yacu kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi tubategurira ndabashimiye hanyuma rero ngende Jado twishime uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa nkuko muri kubibona imbere ya kamera zacu n'abakobwa basa neza ndetse ni bamwe mu bakobwa bahiswemo cyangwa se batoranyijwe na super manager ubushize twakoze ikiganiro na super manager avuga ati nzaba ndi kumwe n'abakobwa beza muri contract ngiye gusinya abari no mu bakobwa mwakomeje kugenda mubona ku bitangazamakuru bitandukanye bari kumwe na super manager yari yavuze batanu aba barimwe muri abo batanu tugiye kuganira uyu munsi ku ruhande rwanjye reka nangire muhe ikaze anatwibwira murakoze banyita Mwiza Keti y'amakuru meze neza ya meze bon aha igereza na mikoro umunsi nawe ugiye gukora akazi k'itangazamakuru nawe turakwakiriye kuri Iris TV witwa murakoze nitwa Zindegi witwa Zindegi inde Zindegi umunyarwanda niri Hindi ongera urivuge cyane ndyumve kugira ngo Zindegi ego Zindegi ya hanyuma se irindi rigira inyarwanda ari inyarwanda ufite umuhire Zindegi kubera iki Zindegi kubera iki harimo igihinde bimeze bite ukomoka mu Buhinde oya ntabwo nkomoka mu Buhinde ahubwo nakuze mbakunda menya ariyo mpamvu babinyitiriye yego niyo mazina yawe ari ku ndangamuntu hiyongeraho n'irindi ahubwo irihe rero Alice yego okay umuhira Alice Zindegi yego byose biri kuri ID yawe yego wow namazina meza murakoze turakwakira rero kuri Iris TV nawe yego murakoze yes Ketia meze neza meze bon ibintu ni amahoro ni amahoro masa banze tubwire rero ukuntu byari bimeze ugaragiye super manager mugiye gusinyira miliyoni nyinshi cyane harya ngo yasinye mu madenari ni mu make byari biri byari sawa cyane byagenze neza muri make uribuka amafaranga yasinye mu madenari nayo mu kihe gihugu none umwaka byaramo ari amafaranga arakaze ari amafaranga nanjye wayama nkayakoraho gutya ndabizi azamaho nanjye kubona akazi nakoze uri kumbariza ibintu akazi nakoze kagize mugiye kumbwira byanga bikunze niyo amadenari ashaka ko miliyoni nyinshi zirenze nk'ijana yenda z'amanyarwanda mu madenari kuko muvisa ari menshi hanyuma umufite mangahe mwebwe kuko mwumva nk'abakobwa beza mwatoranyijwe byanga bikunze harimo za miliyoni zanyu mutubwire Zindegi yewe mfitemo arahagije yego nka miliyoni oya zingahe oya nayo twumvikanye kandi arahagije yego nimba yarafashe wenda nka miliyoni 100 ntago wabuzemo nk'icumi zacu wow nk'abakobwa batanu beza mutubwire mubyumva gute abakobwa kuko super manager twakoranye ikiganiro ambwira ko aba ni abakobwa batanu beza hisemo kubwijisho rye kubw'impamvu ze
muri byumva kubibona uri kubona turi babi muri beza pe cyane ubwo nawe yahisemo kuko turi beza ahubwo reka mbabaze kuba muri mu bakobwa batanu beza mu gihugu mwahiswemo na super manager muri kubyumva gute ni bisanzwe kuko nyine turi beza n'ubundi ndumva nta gitangaje kirimo ukuri n'ubundi niko kuri nyine zindegi ni kubyumva nawe yego nanjye niko mbyumva muri batanu beza kabisa muri Kigali yego wow cyakoze mufite n'ikizere bambi ni nabyiza koko murasa neza no mwasaga neza no myenda ya Tom Transfer ari nabo basinyishije super manager hanyuma wenda tuyanya tuganira duhere kuri Ketia ubundi super manager muziranye gute mubanye gute ujya gutoranywa yakubwiye ko yagendeye kuki super manager no mushuti wanjye bisanzwe no muntu nkunda ibintu akora bye akora ibintu fresh ya no mustari ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi hose baramuzi ni inshuti yanjye muri make ukunda abastari kwera icyo ngiye ngo nkunda abastari kuko mvuze ko ari umustari kuko muri bimwe bya mentioninze nyine ari ariko ni ibintu bisanzwe abantu bakunda abastari n'uwo mushaka kugana avuga ati ngewe abastari simbakunda unakavuga ati ngewe nkunda abastari nta muntu nge nanga ntago navuga ngo nanga umustari oya nta muntu nanga bose ndabakunda kuko nta nuwo naremye nta muntu nanga pe koze n'ukuri zindegi rizira ariko none ntago uri umve mu mutwe nibwo bwa mbere ryumvishe nibwo bwa mbere pe yes nacyo bibaye amateka n'ukuri hanyuma wowe super manager ni muntu ki kuri wowe super manager ni inshuti yanjye ni umuntu tuziranye bisanzwe apari wenda y'ibyo akora nkunda kunama agira abantu just is like my brother ego okay naho wenda nibyaba bihuye nuko yaba yarabahisemo wenda biteye ku bushuti bitewe n'ubushuti na mufitanye nago yaba rimwe mu byo yagendeyeho oya kuko ntekereza ko super manager nkuko mumuzi n'umuntu uri famous afite inshuti nyinshi yaba wenda izageze zimenyana nayo kubera ama social media cyangwa iki agiye guhitamo inshuti ntago yabona ahubwo ntago yatoranya ntago yagira amahitamo urumva areba na quality wenda bitewe nawe nibyo ashaka kujyamo n'uyu muntu wenda ubifitinga yego okay hanyuma wowe mwamenye nyiryari mwahujwe n'iki kugira ngo muze no kugirana ubwo bushuti bwihariye super manager ziranye n'abashuti banjye niko namumenye yego niko mwahuye wenda muhurira hano niko twahuye yego super manager n'umufata umuntu ute ubonye ibikorwa akora speeches ikizere yigirira ama contract agenda asinya ajya avuga ati ngewe ndi inspiration of the youth nikubibona wowe umufata ute nge super manager ukuntu umufata n'umugabo bwa mbere wigira ikizere kuko biriya akora n'abantu bakeya nkuko nawe akunda kubivuga nta gishoro yazanye ni ikizere cause he trust himself yumva ko maybe hari amagambo ashobora kuba yakora kandi ayo magambo ushobora kuba nawe uyazi ariko utayakoresha ariko ayo magambo niyo izi saha atuma ari we super manager niyo atuma izi saha wenda nshobora kuba nayumva nkakuramo inama so ibiri avuga nyine ngo just ize umuntu wespira urubyiruko ndabyemera kuko hari abantu benshi bamwe bitinya baritinyuka bamwe wenda maybe babumva ko bidashoboka kuko he say like he came from nowhere so undi wavuye from nowhere ubu ngubu abantu baramumenya abantu bari kumusinyisha ama contract cause hari icyo avuga ki abantu bakakimenya hari icyo avuga abantu bakacyumva yego okay hanyuma Ketsi twaje kare tubaza super manager yigize kuvuga ko mu bakobwa nako sinzi ni byavuzwe ko mu bakobwa batanu zaba ari kumwe nabo uyu munsi birashoboka ko hashobora kuba harimo n'umugirlfriend cyangwa se umuntu uzaba umugore we ejo hazaza ngiye nakomeje kwibaza aho ntago yakaba ari umwe muri aba bakobwa babiri ukuri kurimo egera mikoro tubwire shange nakubwiye ko ari inshuti yanjye kandi bisanzwe kandi cyane so ntago ndi girlfriend we n'uyu ntago ari we nta n'umwe muri abo batanu urimo niko kuri niko kuri
Okay, muri super manager bibaye ngombwa ko abenguka umwe muri mwe. Turi kuganira ariko nimwifate nk'ibintu bikomeye. Super manager mwabana umva wamwakira umva wamukunda. Turi kuganira abantu manje. Warengereye aho nagisubiza. Amakuru yatwimye se. Ndabimye. Rahira. Ngiye kwibutsa abantu no mukobwa rero no mukobwa yanyakiriye kuri Big Town. Baranyoka. Baramwakiriye neza. Banyakiriye kuri Big Town ngiye gukorana na Bakti mu minsi ishize. Ndetse abantu bamwe bakajya bavuga umukobwa mwiza umeze neza abandi bakavuga yambaye nabi kese muri tubwire nambare n'umwanya kongera gufatirana kuva cyagiye nibwo twongeye guhura mbwira ikijya gihe wabyakiriye ute comments wabonye buri abantu bavuga ibyo bashaka kandi ntago wabuza abantu kuvuga abantu baravuga pe baravuga ntago wabuza karimi ntago ubundi baravuga ngo sinzi umugani mu cyane mbanga karimi n'inyama yegeye sinzi ukuntu babivuga ngurimi n'inyama yegendera gutyo yigenga ya yigenga ubwo njya mbyumva rero ntago wabuza umuntu kuvuga habe na gato ari nasho no kuza kubona uko yambariye umunsi bakavuga ko wambaye nabi ya nabwo byashoboka ariko ntago nita kuri upfa kuba nge nabyambaye mbishaka kandi nabyambaye mbikunda nabyambaye mbona ko bimbereye kuri nge nubwo mbona ko ari ubusa kuko hari n'abambara ibirenze ahanga bakambara n'amakariso ariko abantu baravuga nyine bitewe nuko abantu bayi wese n'uwito ajudginga bitewe nuko yabibonye bitewe nuko aba muri society arimo bitewe nuko nibyo yakuriyemo bitewe n'umuco afite byanga bikunze banamugana abantu baba bafite uburyo babona ibintu cyane kandi bitandukanye ushobora kuba uko wabibonye atari ko ndi yabibona nkawe Jado uko wabibonye ushobora kuba n'uyu nguyu atari ko yabibonye abantu barareba bitandukanye cyane ari umukobwa wambaye neza ubundi aba umukobwa wambaye gute wambaye ibintu yumva ko we ari byiza kuri we yego umukobwa wambaye mini wowe umufata gute Oya ni bisanzwe mini niki kuri we ushobora gusanga si mini ariko kuri wowe ukabona ni mini yego niyo mpamvu ngaruka kuri cya kindi mvuga ngo buri muntu wese wambaye ikintu kimubereye nta kibazo Keti iyo wambaye neza ubundi wambaye iki wambaye ute iyo wambaye neza iyo wumva kabisa wambaye neza iyo nambaye gutya mba nambaye neza ibintu bitari birebire cyane bitari binagufi cyane okay so ubundi kuva iyo bavuze ngo twavuze tubiganira kare tuvuga ngo bamwe mu bakobwa ngo beza ngo muri Kigali Super Manager yahisemo yatoranyije kugira ngo babe bamugaragiye kuko bana abantu babibonye n'ama image ndetse n'ikiganiro twatambukije mbere abantu babibonye ubundi iyo bavuze ngo umukobwa ni mwiza wumva umukobwa mwiza ubundi wowe umurebera mu yemirwari wese agira icyo bivugaho yaba narisa baratubwira nakubanziriza umukobwa mwiza ubundi kuri wowe ubona ari umukobwa usuti umeze uti agaragara te areshya te donc iyo collection y'ubwo bwiza bose yikoranye yose tubwire uko babimeze ubundi iyo tugiye kuvuga ubwiza amaso yanjye uko areba ntago ari kumwe n'ayawe areba so kandi ubwiza ntago ari inzobe ubwiza ntago ari igikara njye ahubwo kuri njyewe ubwiza nuko umuntu yiyerekanye yego ubwiza nuko umuntu yiyerekana cyangwa se ubwiza bitewe nuko umuntu umureba nanone bitewe n'umureba niyo mpamvu wowe ushobora gukunda uyu ngeso nkunde yego ukemeza uburyo cyuye ari we mwiza kundusha mu gihe undi yaza akavuga ko ari njye mwiza kurusha uyu niyo mpamvu ubwiza buterwa n'uburebye noneho kuri wowe ibyiza ubwiza we wiziho n'ubuye ufite amaso meza uradukuramo Rayban urazikuramo gatoya okay niyo wazimanura gutya kuko yazimanure gato ihangane uzimanure gato wow Emilie niba ari kutwumva zoominga reba amaso areba se muri kamera okay shaka koze byura nese kuki wa reaction no kubera izuba ni ryinshi cyane hano ibindi bintu byiza wiziho nibihe
mfite fosete ndekera ibindi ariko ujya wivuga niba ufite ibyiza ujya ubivuga twarekeye aho ibindi ibyiza ujya ubivuga umva ngo n'amasoso ngo ibisusu ni ibiki oya ibisusu sina Keti ibisusu ni ibiki ntabyo tubwire ninjye ubivuze ibibazo ubivuze kameramani ubivuze hariya kameramani ibisusu ni ibiki ibisusu ikinyarwanda okay nabyo nari nzinge noneho hata tugaruke hano kuri Ketia wowe iyo wirebye muri miruwari iyo wirebye ukusa ukungana kureshya wabona ikintu cyiza Imana yaguhaye iki njye mfite byinshi byiza aha uyu munsi turayivuga ubu nabyibona ubu nabyibona oya ngende ukubaza wowe ku cyambere wabonye bazi ukimbwire kimwe ariko se ugiye kumbaza nanjye oya no reka uyu munsi ngiye kukubaza okay ngaho simbwire kimwe kimwe uyu munsi ngiye kukubaza nanjye sinyibikubwiye nutakimbwira ikintu kimwe ngenda kubwira uraseka neza cyakoze thank you ngaho tubwire n'ibindi yanseka neza aha komeza kubiguteye isoni se ufite ibisusu nta bisusu ngiye neye neza neye neza uri muremure ndi muremure ndabyishimiye itaka ariko itaka ku buryo umuntu avuga ati cyakoze n'umukobwa afite n'icyizere ndi mwiza muri rusange uratinya kwivuga ibyiza kubera iki kandi ubifite mfite byinshi byiza ndashinguye ndi muremure nseka neza mfite n'ibisusu ibisusu araza kunsobanurira ibyo ari byo kandi ubizi ubifite tubwira ahubwo tubwire yes hanyuma tubwire kuba uri umukobwa mwiza muri Kigali kuba uri umukobwa mwiza muri Kigali zimwe mu mbogamizi uhura nazo ni zihe bimeze bite imbogamizi zimwe mu mbogamizi nyine uhura nazo kuba uri umukobwa mwiza ni zihe n'ibyo byose nari ndi kuvuga nyine abantu baba bagutereta nyine badafite na gahunda wenda bashaka ikindi kintu runaka wenda icyo kintu urashaka kumvamo amagambo we nakumvisha ese ko ndiyo watangiye kunanirwa n'izuba ryinshi hanyuma ari noneho ibyiza narimo mubaza imbogamizi zo kuba uri mwiza cyangwa se ufite ukuntu ugaragara neza muri iyo sosiyete cyangwa se yumva kuri n'umukobwa mwiza noneho ibyiza noneho byo kuba uri umukobwa mwiza ni ibiki urugero ni ibingibi bya Tom Transfers cyakoze yego so baraguhamagara ukabamamaza cyane kubona twaje gukina barumbwiza ukuri naba naje gukina kuri uyu mupira nambaye nabizi ntabwo waza gukina reka aya ni amadinari mwakabyara aya ngaya ni amadinari nambaye tubwire ibindi byiza byo kuba uri umukobwa mwiza ibyiza ko uri umukobwa mwiza icya mbere ukorera amafaranga ikindi byonyine hari navuga gute se hari nk'ahantu bigukura bikakugeza n'ahandi hantu urugero ushobora nko kuba wafungura bizinesi abantu barayigana ushobora kuba wahamagarwa n'ahantu ukaba wakora ako kazi yego ni byinshi cyane pe byinshi ibyiza nibyo byinshi kurusha ariko ibiri negatifu yego noneho ikintu kimwe wungukiye mu kuba uri umukobwa mwiza usibye ikintu umunsi tubonye n'amaso ku maso ikindi wavuga waduhanukiye kumenyana n'abantu abantu iyo bakubonye bavuga ati umukobwa ntabwo namucaho namuramukije birumvikana abantu rega ni nabo bazana ibyo byose nibo bazana ayo mafaranga nibo bazana iki ese wowe iyo wambaye neza wowe wambaye iki iyo nambaye ibintu numva ko kabisa ndi fit yego yes twina turigana no ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi twagira ngo gusa tuganirize bamwe muri bano bakobwa super manager yahisemo ndetse yanatweretse uyu munsi twumve ibitekerezo byabo twumve bari ku mutima amafaranga mukwiye kwa super manager mugiye kuyabyaza umusaruro gute Ketia turi kugana ku musozo amafaranga bamaye kari menshi rano kwita nshingura business hariya rwa miliyoni yose ariko nakuntu mwasinyira miliyoni 200 ngo waguhimwe ntago bamene ubwo birumvikana ntago bamene nizinga yowe hoya navuze ko umubare ntago navuga ari kwizina ako se watumeneye ibanga oya arahagije asara amafaranga ahagije abahonda
oya nyine yitwa ko ahagije muri ako kanya ariko iyo ugiye mu mibare cyangwa no mu mishinga sometimes ubona ko adahagije. Ese hari umugabo rero waguha amafaranga menshi yarangaye? Oya nta mugabo uramo amafaranga ahubwo avuga ngo naye nakorera amafaranga ngahe amafaranga menshi winjije yarangaye yarahagije amvaye ibyo bintu byawe ntabwo ari byo. Oya nibyo jede irifo ko twinspira abantu, irifo ko ibyo tuvuga byibuze umuntu ashaka kuvuga ati wow burya abantu bakorera amafaranga na gutya, burya uno muntu yakoreye nyine akumva ko nyine nawe urugendo agifite. Oya nanone iyo umuntu gukorera amafaranga we ubumuhaye limite yego, kuko wenda ushobora kuvuga wenda nk'urugero nk'izo miliyoni wakaza akagarukira muri miliyoni kandi maybe wa muntu yaragiye kuza muhereze miliyari. Yego okay. Ketse wa mafaranga wakoreye cyangwa maze mere kuri iki nawe amafaranga umugabo yaguhaye menshi byo gukora ukunze gusa just kubera ko kwishimiye yarangaye? Yamaye miliyoni imwe. Bani wow ariko yari menshi y'ubuntu tugenda wiryohera nyuma nta nkurikizi byagize. Oya yamaye n'umutima mwiza, ubwo se urumva yakiriye inkurikizi z'ibiki? Yamaye n'umutima mwiza ati nanjye ndakuremeye ariko ushaka kumukunda. Yes nuko bimeze. Reka two kubafatira igihe kinini tuzangira tuganire niba ngombwa. Hari izuba ni ryinshi hano twanabajennye mwanakoze kwihangana, ariko mbashimire kandi amafaranga mukuye hano mugende muyakoreshe neza birumvikana. Arisa turagushimiye. Murakoze cyane Jado. Nakoze kuganiriza abakunzi ba Iris TV. Yego murakoze nawe. Na ijambo wabwira Super Manager nonaha nk'umuntu wateyangije hano kandi wagize igikorwa kinini akora ndetse wabahaye n'amafaranga, ikindi wanayakoreye wanayatsindiye. Ikintu namubwira Super Manager nuko namubwira ngo ndamushimira kuba yangira icyo cyizere. Yego. Okay, wowe nagenera ubutumwa Super Manager dusoza. Namushimira kuba yanuranyije mu bakobwa batanu beza yatoranyijemo bamugaragiye bamufashije. Ikindi nkunda ibintu akora. Kundi ibintu akora cyane. Nk'ibyo yakoze wakunze cyane ibihe? Ni byinshi. Uriya mugabo arakora pe, arakora. Ni umugabo nyamugabo koko. Arakora. Nta mukobwa utamwifuza? Ibyo niho bivuze. Ndakubajije. Simbizi. Yes, turashoje rero nuko byari bimeze hano ni kuri Iris TV. Yari Jado, tuyishimiye mukomeze mukande subscribe muri benshi, dukomeze twaguke dukora umuryango munini. Mushobora kudusura no kuri iris.rw ni igitangazamakuru twandika inkuru zitandukanye zandikirwa hano mu Rwanda, tugakomeza kubana ndetse ndashimiye wadufashije ku mashusho n'amajwi. Abakobwa ndabashimiye kuko bihanganiye izuba ritoroshye ariko turaganira. Murakoze cyane. Nawe. Asante sana. Bye bye. Bye.